Writer ndetse na ni kama kawaida dutangira iyo bise ngo iki ingaruka y'ikinyoma film ya films nta mikino naho mu film production iyi present cyangwa se turatangiye iki ni igice cya mbere ndakwiyamye reka da karashikaza hagurutse ibintu byakomeye abo gukubitwa barakubitwa abagirwa impumyi bagirwa impumyi ya icyuki hangana icyuki turatangiye nibyo tugiye kureba iyi ni episode ya mbere bahise ngo ingaruka y'ikinyoma nabwiye karava muri Day Emotions ya present Day Emotions kuri YouTube channel wese mbukiraho gusa iyi ni episode ya mbere ugikurikirana buri munsi uyireba bayizana abakambwe barakaye mu rugo abakobwa basubiranyemo burya rero abakobwa babana mu ngo abari ibibazo my friends tugiye kureba iki ingaruka y'ikinyoma ese yubeshye ingaruka zabyo bibiki ingaruka y'ikinyoma present turatangiye porampora Robert mu kinyarwanda mu gusobanura intamenya irira ku muziro gusa tunyara kwereka hakuno umuhatsi ari nka Bella Naomi akarimo cyane agarukanye no bita ndi wigisha Celine Nadine wimigisha Celine Nadine hanyuma no bita Romeo Trezor nawe nundi muhatari dutangire hakuno barakwereka umukobwa umwe nkuko tubimenyereye by'abakobwa b'iki gihe babyukira mu masuku iwabo yatari mu masuku babyukira script yanditswe no bita Bella Naomi barakwereka kumbe hakuno mu makaretiye abasenya bwugugu bose uko bamera icyuki umwana ufite amanuza asenya bwugugu hano yagonze umukobwa atazi ngo aturutse havuye he abanza aramwitegereza ya Allah dore wacana wambabare nta kibazo ya Allah buriya mwana ariko buriya mwana buriya ariko buriya reka tururi musore giye yibaza ko buriya mwana kandi bantu bakuru ari abana muryama gasanga bameze nk'inzuki abiki gihe abari nk'inzuki mujye mugenda gake kumbe tuvuyeyo barakwereka hakuno kurundi ruhande nabwe bayise ingaruka y'ikinyoma mukoga telefone ari mu gikoni ariko se kisa kima periment na ro muhamagaye hakuno allo bite cyuki yego mesana naribi video se bijyanye n'iki nta kibazo wereye uraza gusobanukirwa wereye batura bimenya ariko kanangupa aritasa isa nacaho aranakupye telefone aravuga ngo narebe ngo video araza gusobanukirwa ngo impamvu ngo video mwereje ngo niyi yes kirise tunamara ku igare rya mwijuru gasiga Muhammad ku isi wenyine ibyo ndi kureba nibyo aha mana yanjye cije kumirwa bari iyo video bamwohereje nagira ngo kurikiraga filime ya boss kurikira ni parampora kandi bucece karatari kwitangira cyangwa se no kuri alphone episode ya mbere iyo bise ngo ningaruka y'ikinyoma iyo abeshyo gateka imitwi ukuntu bigenda undi ikinyoma nagwa ari cyiza iyo kidasenye kirubaka nako nanubwo ndabona ikinyoma cyubatse ibyo mbona se nibyo cyangwa ese video nakoreje nisoba none se nufite amaso buri doba wayikuye nibyo rwose kandi abwo bakabungurira kano kuko mukore ariko se wamaye kukana ahubwo mukoreye umuti naza kwishyira ku mbuga y'imbaraga mbuga nk'amugabo ikaza kwitimenyekana ku mbaraga y'imbaraga mbuga mushenji ibintu mbona ni ibiki katurore aka nakumiro gatwara se masanzo kiwabo bakabona kitonze kumbe nisadunda yujuje ibyangombwa agaki papa pasiteri aragowe we aragowe katurori gusa umukobwa video abonye ntago ari nziza ariko wakwibaza ikibazo kimwe ese yaba ari ya video y'abakobwa nyine dore muri no minsi ari ukuntu abakobwa basigaye bakora ibintu utamenya ugasanga yagiye gusura umusheri yarangiza agafata ifoto akayishyira ko noza nyine ku mbaraga y'imbaraga mbuga ke kujya ko basigaye babikora ibyo bintu ibyo mbonye nibyo nibyo kabisa
ubu karaza kakanze imbere kanye amahembe burya abakobwa barenze umwe mu rugo arambona tu nibwo ari bubone yuko ngiye nta mikino ngirana nawe araza kumenya ko mpetse amahembe yo kwa Rusuferi kuretse gome atazigera yibagirwa mu buzima nibagiye guhemuka bakiraho yewe Ana yewe reka umuntu ufite umutima rero utekereza ubugome nta nubwo yumva yewe sayo yafashwe n'ibiti ibisazi by'iwabo byahagurutse yewe Ana karabaye umuntu ntavuga gusa twumvishe ko agiye guhemuka agiye gukora ubuhemu ari wamukize ku mbaraga y'imbaraga mbuga yabise ku rubuga nkoranyambaga Katsorore Robert Leobeya barakwereka nyuma y'isaha imwe ibyo birabaye ngo ari umuntu washyize amashusho ye hanze mu kumara kuyashyira hanze ngo araza kuza kumubona barakwereka hakuno hari icyuste ryakuziraga hakuno ku ruhande rumwe porampora yego hakuno ntabwo uzi ko ukibuguta utangira gusetsa umuntu babarira aya basi ukubwa yaravuye ahantu ubuke gusa mu kanya twabonye isadunda rimwe ryamubonye rikamupufuka shamba barirana n'ubu ngubu ndacyafite ubwoba ntabwo wabyumva aya basi wapisha akoze kubona bariya abantu bose batonze umurongo warangiza bagakwemerera koga sinzanaturutse gusa ari hakuno mu rugo kumvisha ku rundi ruhande ari umukobwa ufite umutima utari mwiza ntabwo ko ari buze guhemukira umuvandimwe uri wakoze gusa reka turori bari bashyize ku mbuga nkoranyambaga bashyizeho amafoto ye gaturori abadapfuye isambu niko umunyarwanda yavuze ubundi udapfuye umugore mupfa isambu mudapfuye isambu mupfa amafaranga ubundi ibyo bintu akenshi birasenya gaturori ingaruka y'ikinyoma shobora wambaye neza ni kuri cyane Ana yanjye wari waberewe icyakubwira mbere aya basi tanjamwe no weekend gaturori sinabanya safite imyenda y'abakozi koga abagenzi ari hakuno kuri telefone barimo kugeza ubugenzi kwavugira kuri telefone reka turore ni parampora buceci nabwira episode kambiri bakise ngo ni ingaruka y'ikinyoma hanyuma Robert present cyangwa se Robert present bivuze ngo tuzongera guhura kwa mbere bivuze ngo tuzongera kubonana kwa mbere aya basi nako kanya kumbe ryahembe mu kanya ryari riri mu gikoni uwo bafitanye bifu aha kabutindi mbwira rero bazana uwo muri kuvugana ariko mana yanjye uburaya bwawe n'ukindi koso ngenda burambiwe karabaye na usigaye umenyera nimba wumva ko namenyanye n'umuntu nyine bumva ko nawe mwamenyana none we ni gute usigaye uncinyuma ho gacika amaguru vugana nabo ako se mu bantu bose nziranye nabo urabona ko yemenyana n'abantu wowe uziranye nabo gusa nabwiye ngo abadapfuye umugabo bapfa isambu abadapfuye isambu bapfa ifaranga aho wagiye ntabwo mashinzwe ariko ngewe aho wagiye sinshaka kuhamenya ariko ikibazo wena ni umva nawe nsigaye mvuga ukamenyera ndavuga ugasubiramo ariko ntangana nawe usiko nkusumba ndakurotaho gapfa nabiwe umenyera umaze nta amakimbirane aturuka ndakwiyamye ndi gushaka n'umwobo nagutamo nabuze aho ngujugunye wena ni ihembe naso abantu basinziranye n'abasuragira ngo njyare ukuntu karabaye ntabwo ngomba kuburana nawe ugomba kumenya ntabwo singayo nguko bari ariko ubundi wowe bitevye umuntu arizanira mudu we ihembe nawe uriko karitasi ni bene wanjye manukano wahembe yaraporomoye undi si uko gakawe karabaye bitangiye ngo bamushyize ku mbuga nkoranyambaga none ugira ngo imijinya hari igihe iteza abana b'abantu ibibazo dore icyari umujinya cyejemo intugunda kurikira agafilimi nabwo uzajya uyikurikirana kuri The Emotions Aya pass Robert there yatangiye gukangura shareka kwi yewe mbabara rukanguke nyabuna kanguka yewe Allo koze ntabishaka yewe nakinaga kandi mukanya ibintu byari bikomeye yewe kanguka yewe nakwiye keshi ijya bintu bajya bavangwa iki ubwenge buza ubujiji buhise uyu nawe ubujiji bwe dore ngo barateza ikibazo ukunda subi yewe ndagukunda nanubwo nkwanga
ngayibaza yitabye ubusuzori wajya muri leta ukajya kuvuga wamukundaga. Aya basi katurori Nadine nawe nangwani twatangiye guhamagaza ubufasha nyako kanya abaye iki yewe arwaye igicuri se simbizi ukuntu bigenza abaye iki bigenza bite se kandi jewe ndinjiye mbona gwa yewe ndamva ikinyoma hano ndinjiye gusa umuntu amubonye arahirima aguye hasi yewe reka da yewe baramukangura ibintu byanze ibintu bigiye kuba ibindi yewe reka da bakanguye umuntu yanga gukanguka karabaye yewe ngaho undebere nuko ujya kumva ku murongo yambaye iroza ngo arazira yuko abonye isazi irimo kuguruka nawe akitsamura akavuga ngo ari ahantu nahabonye indwara yitwa runaka bombori aya basi sasa uyu ntagaze icyo umuvandimwe yabaye waratoreye ko babashyira hano ku ruhande katurori yewe kanguka reka da nimba akiri muzima nimba yitabye ubusuzori nimba byagenze bitye kadukurikira agafilime ni porampora ahise ngo ni ingaruka y'ikinyoma gusa mugenzi arabeshye warinje gusa undi yikubita hasi ari kugira umwaka agamagara polisi uwo bamusanga nyine bahita bamutambikana. Allo katurore inama ikina kandi ku musononi aracyari Robert mwumva bakise ngo ni ingaruka y'ikinyoma kuri day emotions nkuko bisanzwe turabakunda ndetse ni kama kaboyira right in episode ya 2 cyangwa se igice cya 2 feri ya mbere twahamagaye kuri CHIK niho twahamagaye nibura bazane imbangukira gutabara barebe kubatabara reka turore ako kanya bakuzaniye niba hari ahantu ambulance nagwe hagira kubera ko murebye amafene mwaca mukunda ngana ni menshi ariko ibyiza nuko mwapfa gusiga ambulance hakurya bazanye abarwayi abaganga bako muri CHIK rega buryo umuganga naganga nakosora umuganga aravura umuganga agomba kubanza akaza kare umurwayi byaba ngombwa bagamagara ambulance igomba kumutwara nituzi ngo umukobwa baye iki gusa ikubise hasi nimba yitabye basazore nimba kiri muzima gusa reka turori aya pass there abaganga bakuze hakono byagenze bite umve nimba abakobwa nimba ari ikintu cya mbere kibaranga ni amarira kurikira agafilime akotse umuganga aravururira cyangwa aravura waguye hasi nibaze ngo umuntu yitabye ubusuzori nibaze ngo ni muzima cyangwa bafashe n'icyorezo kiguruka katurore Muga ni muzima sibyo ni muzima mugarata nutubwire ko yavuga ko akiri muzima kandi bitangiye ari iki ngo umwe ngo bamushyiriye amafoto ku mbuga nkoranyambaga nako aryo wa mugabo bavuze ngo ni imbaraga mbuga Master Africa mugeraho cyane ni imbaraga mbuga abantu bose mukirebera ku imbaraga mbuga mwese kabageraho cyane turebere ko turebe mwihangane mwirira ntacyo ari buze kuba ntacyaba itoze ngo umukobwa ari muzima cyangwa se yitabye ubusuzori aya basi katurori anse umuganga nk'abaganga bose b'inzobere ntabwo yagukoraho n'intoki ese asanze ufite nk'uburwayi bwambirikanye waba ugiye kumuteza ibibazo aya basi katurori
nyakuno Mumutero mujyane. amuterura umuntu tumujyane kwa muganga umuntu ibintu byakomeye Uretse turamuvura. ko tsamwaretse umuntu turamuvura bana tujye kumujyana kwa muganga utubwire niba kiri muzima cyangwa ibaze muganga yakubwira ufite amarira nk'ariya agomba kumujyana kwa muganga kuko ambulance hano bayisize yari kure y'ahangaha amayira bagiye bacamo ari amayira nyine ambulance yari kunyuramo nga tuzamura umurwayi nimba kiri muzima nimba yitabye bosozori sakurike barakwereka nyuma y'icyumweru kimwe hakuno hakuno Hey uncle. Oui. Umeze neza? Oya. barakwereka hakuno Ntabwo ari byo nanjye kukubwira. ntabwo ari byo nagiye kuvuga Bwira nyine ko sister yagiye mu bitaro. sasa ibitaro benshi babyungukiramo iyo umuntu yarwaye abandi babyungukiramo Ndi kuvuga nawe. ndavuga Naomi ariyo Oya. kandi icyumweru kirashize Ariko uncle. none se buriya urebye usanze nako mbesi Undi muntu twahamagara nese twari guhamagara nde. aho ni kofi bita ubyumva nyine ko ari kofi bagiye kugusaba Kugira ngo unyumvire kundi muntu mamagara ndashaka se nde wundi buhamagare. nahamagara nde wundi aya basi nyuma y'amezi 2 wari kwa muganga agomba kuba yatashye aba yatarataha barakwereka hakuno muzese nyabwugugu yaje gusura abana mu rugo kumbe barakwereka hakuno sasa wa mukobwa watangiye ari muzima Naomi. muraho Hano. umukobwa ugira ngo Akazi meze neza. umukobwa ni impumyi umukobwa ni impumyi umukobwa ntago areba Nakuru yanyu byagenze bite? byagenze gute se kandi Uncle, tumeze neza nta kibazo. Meze neza urambwiza ukuri. mumeze neza kandi wowe ureba undi asinziriye Uncle, none se urabona muri mwacu tutabikora. harimo aramera neza Ye mbona. Mumbwire uko byagenze. byagenze gute muvuge ubundi bite byawe wese wamubwira Yewe nta kintu na kimwe nyine. urebye mbesi Ana. ibisa wowe mugenzi we nagaze ikintu ukuntu byagenze kandi byatangiye ngo ni amafoto bamwoherereje yo kumbaga mbuga ngo nimbuga nkoranyambaga none se imbuga nkoranyambaga zararikoze mva njye nkubwire dore njye navuye mu gikari noneho ndi kuza muri saro noneho ngeze hariya Naomi noneho yarahagaze ahangaha nyine njye kona mbona avuye hasi icyo bita ikinyoma we Hasi. uzi ko bwa inyoni nabonye igiye kujya gutora ubunyobwa dushiduka yariye insendirago wenda yaguye kawowe aba yamiminiye se bivuga nukuri kw'Imana nuko yaguye ndimo ndamurunguruka yaguye hasi mpitamo amagambo byose ni ukubeshya nyamara buke niwe wamukuruye Ngewe niwe wamukura mukubita hasi niba ushaka kumva icyatumye amera kuriya cyagiye yikubise hasi. Do, ngewe naraje ndaza nsanga Naomi araryamye hano hasi atari no kuvuga uyu nguyu yahita ambwira ngo niwe wari ubivuze ngo aramubonye aguye nta Ese ubundi muri saro hari inde nani? ngewe nta muntu nasanze hano nako aryamye uyu nguyu anamufasha ari kurira nta kindi kintu nzi. Urugo ko nzi ko rusenga. Hano hari ibizimu bihaba. aya madayimoni y'imanyari Mr. Pinazo yatokeje urugo rushobora kuba rugendwamo nayo tu yari atatubwira Mureke isanzu. reka banza avuga uko byagenze kumera muramurya urwara kugira ngo ataza kubivuga Murekure isanzu. murekura ariko se wimukoraho arimo aramukurura rato arwaye ururimi ushaka gusanga ururimi rwarabaye imbago yewe ratavuga agiye kuvuga arimo aramukanda ugira ikintu wibagirwa byose bivuge rata bivuge uko ari kuvuga undi arimo aramukanda sagira icyo asiga byose nabivuge arimo aramukanda Ndabona mwaramuhamuye.
arabatinya mwaramukanze ariko reka da mugabo arajya murabizi mutega amatwi niba mwanze kuvugisha ukuri umugabo afite agatwe nk'akeze kiyerisha mugabo ara ngiye kuri polisi ngiye kujya guhamagara ribu ndagiye tu mugabo mwangeze kiyeri abana giparango tumwuzukura vera umwana wa 40 ngiye guhamagara ndajya kuri polisi karaba nagwe muri episode ya 2 y'ingaruka y'ikinyoma. Sasa uyu mukobwa bafitanye beef. Niyo mpamvu nkubwira ngo akenshi abakobwa babana mu rugo ari benshi abari ikibazo umupfa basheri magapfa yikoshera bagendesha imodoka unagendesha amaguru wakora igikwe undi nati nanjye ndagikoze bose bameze nk'abantu bapingana nako kanya arabakuzi hakono mu rugo. Aya basi ni parampora ari muri abose uyu mukobwa nakubwiye we kubajama nanga bashaka yuko wamuvangira niba bamenyanye n'umuntu nyine ntabwo ugomba kumenyana nawe nivuze ngo imari ye ni byari nyata ngo ingoma ya dede ngo inkwebwaho na dede wenyine yezo ki ndabeshyira ingoma ya dede ni dede uyinywera wenyine. Aya pasi waramushaka tuje kureba kanze monsa wa muvandimwe reka muzane n'ubundi ni impumyi nikibona ubwo bw'abakobwa n'ubundi nikibona reka nze nkizane nikibona umva amatiku mu cyumba umva amatiku nuko kuzana umuntu akubwira ati uramukuvuze menshi ndagukoma uvuga ndi menshi ndagukoma hano ugendesha make oho ubuke nangabona baramuzanye yewe sutarara hano sutarara aho kandi ntagomba kumwitaza ko arabizi aramutse amwitaje ashobora wajya nakumuterera nyine nuko tuyibagiwe ariko n'undi niyo ugerageza uyimushikirize hafi ndayimwegereza ujye umwegereza inkoni rega imwegere nzajya mbikora kandi niwe kabutindi niyo karabutaka mwari muraha ariko ntaribi. Aya basi urumva urimo buboroherwa neza ntaribi abana mutwara cyaje ukuntu yari ameze abana kuko biri kose rwose kumurera aba nabaganga baje kumureba ubuke bamwitayeho ure nk'ahantu waramaze igihe kinini mu bitaro ni ngombwa kugira ngo abaganga ndetse bakwiteho. buri abantu batwara mirasi rero nkatwe duhura n'ibintu byinshi wajya utwara umurwayi rimwe na rimwe akagupfiraho mu nzira none stress ikazamuka neza nawe ubakuzana nabonaga nkeze kire rwose ambulance iramugora ndabona ubu nguri kugenda woroherwa nashima Imana kubwaye nkubona ntabwo biba byoroshye ariko ikindi kintu mujya mukora uzamushakira aba specialiste bajya babafasha cyane zamushakira abaganga b'inzobere kugira ngo se umuntu w'umugome nk'uriya nubwo bamutuma kujya kuzana amazi ntiyajyayo nubwo bamutuma kujya kuzana amariba ntiyajyayo gusa turabona umeze neza ntari wase nta kibazo nyine rube mumuganiriza ndaje reba ko nari kumukora uramukuvuze ndagukoma beshye uvuge ndagukoma nakara mubonye ari hasi nuko mukora ati uramukugisha uvuze ndagukoma nyine wowe uvuga uziga tuvuga uziga muze kundaburiza nyine ngo bivuge ko rero muteje ikibazo katurore bagukenera kujya hanze sibyo umuhamagara ugasanga ntahari nibyo ariko iyo ufite iragufasha kubasha gutambuka urabona hano hari n'ameza y'ikirahure aya meza y'ikirahure ashobora kuzamuka nk'uku nguku ayahaguruka kubera ko nta muntu afite yitwaje niyo mpamvu kugira ngo niyawe uyikeneye handi wawe kugira ngo utajye batangiye kumugira inama nk'abaganga inkoni bikenewe noneho twebwe dufite amasaha makenya kuko tuzatereka tuzidukurira sibyo gusa twagira ngo tugende nta kibazo murakoze cyane cyane abashimira rero hari ibizaba n'inshingano zacu sibyo
kandi ukomeze wihangane uzakira. Ayazakira nkurikije uko mbibona. Cyagenda nabona gukuntu ariko babwira ujye ubabwira bira bajya gushakira abantu z'aba specialist. Amuraho nako murabeho ubwo kandi hariya n'akantu unabagusigiye no kukubwira ndagiye Fite nago bona kumuduherekeza ariko mbere sibyo. Nakundi wayigumire mu rugo turenza urugo gute kandi utarimo kureba ntago abasha kuturenza urugo utari kureba katwijyane barakwereka hakuno muzeze kiye hakuno mugabo ngiye narangije kwitegura narangije. Nge nasoje. Hanyuma se wowe bigeze muzeze kiyeri? Sawa. Nari. Naje. Sawa. Natasha. Ana. Nasa muze afite kibazo afite abakobwa hano bafite mu mutwe hafunze bagira ngo arimo ferabeto. Amavarize yanjye. Yaba icyo gikapu cyanye mu kigira vuba. Musaza agiye kugenda. Bandi gusigarwa n'iki? Agiye kwerekera agende. Aturore. Nakwira cyari ya indi ingaruka y'ikinyoma. Iyi ni episode ya mbere. Wa kuri Day Emotions. Ngo bagiye kwerekera. Aragasafari agiye kuba agiyeho gatoya. Reka turore. Muzehe. Ndabona mwabitunganyije. Ndabona byose birimo. Bo rero, hanyuma rero ngiyewe uruzinduko nawe ifite narurangiye. Uruzinduko nawe ifite hano rwarangiye. Kuvuga ngo mugomba kwita ku muvandimwe wanyu. Ibibazo naje nsanga hano size mbabwiye uko bizakemuka. Zagaruka mumenye ikizakurikiraho nyuma, ariko icyo nababwira hakenewe ubwiyunge bw'umuryango. Muranyumva neza? Yego nawe musigarana n'amahoro y'Imana. Musaza basige bagenzi umurage ababwira ko bagomba kwita abagenzi ku muvandimwe usigaye inyuma. Ariko abasize bukarimo na kati bushimwe harimo karundura imwe. Kumbe barakwereka hakuno. Arabo bajya bita ngo barubyiga amazu. Barubyiga amazu. Ntibajya babura. Hakuno. Hari rubyiga amazu ahangaha we. Amazu y'abandi we kuyabyiga ntago bimugora ntago bimusaba umwanya muremure. Barubyiga amazu. Hakurya barubyiga amazu. Wowe muzeze kiyeri we yerekeye yagiye. Yasize urugo mugenze katurore. Barubyiga amazu. Oyala. Yewe. Uje witeguye. Baby yo baby. Uri mu rugo. Baby uri yose. Kunaenda no kuri gate se yowanyu. Wabumbishe barubyiga amazu hafi y'urugo. Yo baby. Yo. Barubyiga amazu abategereje ko baza kumukingura. Barubyiga amazu haza. Oho. Katurore. Robert there. Kumbuka bagenzi babyiga amazu hari n'abatuma nyine amazu boy habyiga data we ndakugoye. Oya. Tunarudi mase. Oya, nani hari kutegura. Yego. Hari binarudi mase hari ibindi birenze. Safu kwitegura nta yindi mirimo nande gukora. Ese ko nje gusura nkambona ko hari. Zaza ariko turende mu. Barubyiga amazu. Hirirwa nta kibazo. Babunura abandi. Iyo badahara amazu baza kuyatobora. Barahengereza. Nawe nkunda kuza ahantu hari abantu benshi. Umbuko oya. Sinzi kuri njye birangira. Oya ariko mu rugo ntago kuno. Se uko bize mu rugo hari abantu benshi bahaba. Zari kumwe nande. Ndakubona ka sister gatoya. Ako nta kibazo nzaza. Nangize abashaka bamenyanye. Oya nzaza nacyo. Ereka nzagaruke nta undi muntu uhari. Barubyiga amazu ntago bajya baza. Hari abandi bantu bahari. Kandi muzeze kiyeri we yagiye ku giparangoto cy'ishara mutsa gusanze mu rugo rwe. Ni kibazo. Gusa hakuntu bagenzi bo ku mukobwa ni impumyi. Kobwa ni impumyi. Ntabwo areba. Aroye hamagaye. Yewe wangezeho. Amaye ku mazi ko. Anzaniye kuyo kunywa. Amazi yo ayatete. Zanira ku mazi gusa nako mbizi. Hakuno. Kobwa
bagenzi ni impumyi kandi uwo basigaranye mu rugo niyo mubi. Uwo basigaranye mu rugo niyo mubi. Si umusaza mbere ko agenda ubuke yasize abasabye ko agomba kwita ku muvandimwe wabo bakamwitaho. Yewe nayazanye nawe ndebere mukobwa ntago areba ahangaha birashoboka cyane kuba yayamena. Ya meza ari ahagaze hano nawe nyumvire ameza ari ahagaze hano. Aya basi bamuseze hano katurore twatse amazi yo kunywa twateretse hakuno kandi muri urugo wibuke dufite uturwanya kandi turazira kuba batubeshyira ngo twabashyize ku mbaraga mbuga. Ya imbuga nkoranyambaga zo zizarikora katsirori. Aya basi there nyako kanya kumbe shetwana mudarasini nyakuno yarakuziye. Aha iri hembe rishaka amazi inka nze nyakureho avanaho amazi kanyajyane ajyana amazi kandi nawe ajya gufata amazi. Yewe kirenge we Kirenga yewe kirenga ako se aya mazi yameza amaguru. Yewe amazi tugarura amazi kapfe nabi aranamutuka. Ako se yewe pesa amazi wampaye amazi wanzaniye ari he? Amazi yewe reka da nawe ndebere Kirenga uri hehe wabahamagara nawe ntago arimo arumva. Akwe nyiri byago inyoni ziramwonera. Amazi ari ariko se amazi urayanyweye n'utanyikunya kandi ese agiye yonze ageze mutse wowe mazi igikombe iki gikombe ushobora gusanga hahandi master pojya yamamaza tu nta bikombe bacuruza bizima. Ibikombe byabo byaramenetse none se ko nta namazi ari ku meza. Iki gikombe cyari giteretsa amazi warakinyweye waranze ukajya kumbeshya ngo amazi ngo yashize. Aya mazi amazi nose agiye kandi amazi ari mangwa mindana. Aya mazi tuyagiye nose cyangwa ari imbeba hano mu nzu zinywa amazi. Aya mazi sinzi wayanyweye filime zira mushyirire mandi andi se nayambere nayanyoye ngabo nayazanye ahubwo reka ngiye nandurure. Cyuzuye kigeze hano nari nyigejeje hano ahanga kandi arahareba wenyine nahana nagejeje none iki gikombe tu yewe kanyijyane umugabo yarazanye amazi ariko undi yatwaye arayamena. Amaje kuyamena nawe undebere kurikira agafilime. Ani handi ushobora guhamagara umuntu akanga kukwitaba agira ngo urimo ashaka kumukinisha. Nandi wanamuzana n'ibiryo ugasanga n'isahani yagiye akakubaza ko nta biryo yabonye ko bwarahirimye. Katurore buke ntago areba ni impumyi. Ana asa guhamagara ubuke n'umwanga. Wari guhamagara n'umwanga Nadine hamagara Nadine reka da Nadine reka da Mara Nyagasani Naomi byagenze gute? bamusanze bagenzi hakuno hari uwaje kujya kwitegereza. Yameza mvubo habona Yeko ndaburi munsi y'ameza ni wabonye urugi. Hello Shanga Karame kumbe ni nyirasenge. Ndeka mwana wanjye ndeka Naomi bita ubwo wowe waguye nta no kukwitaho bubite baba bari bakirengana na Dine ko kumeze ute sanga uryamye hasi kuriya nta muntu wo kukwitaho wowe gusa ntabwo wababaye. Yabaye komando mu gisheke. Oya uhamagaye wasa bari heba na Dine ari mu gikari anasewe nawe bose bari kumwe. Nadi kamba hamagaye nabo nabyihangana. Nadi hana bahari se Nadine Nadi Nyakuno uko witura hasi ugeze nahogwa ntago naringuye ni intebe yari inyereje. Ntago uvuganira abavandimwe ngo bavuge nabi. Kombe dore
yewe undi mwana yaguye hasi si murumuna wawe none se nimba yaraharyamye njye narindi siko aryamye hasi wagira ngo reba uruhinja rega ni mu ndenganya cyangwa nakubwirwa n'ikiri mbavuye muto utabyumva kuzi uko ameze njye ntabwo nari kumwumva kubera ko nari nambaye kuteri mu kuki mutita ku wundi mwana rero ukuntu tumwitaho tumwitaho urabona hari ikintu abaye tumwitaho n'umwana wacu ntabwo yasokoje yicaye muri salo ntabwo yasokoje se ibi byose biragaragarira n'umuntu wawe wanakoranamo n'ubugome ahubwo n'ubundi aramuzira tumwitaho ntabwo nkomeza kubyihanganira ahubwo nari mbasuye mbakumbuye ariko ibyo nsanga ntabwo nzakomeza kubyihanganira reka nanitahe ntabwo nzakomeza reka ngende uru rugo si urugo byageze wazamujyana no se wazamutwaye n'ubundi rihembe n'ubundi riranga riranukira hasi ako se wahembe bagusanze munsi y'amezi wogapfa nabi we dutukisha mwana ubundi se urashaka kugira ngo badutuke inkoni yagucika wahembe wowe kapfa we inkoni yagucitse itarasi inkoni gucika itubundi inkoni ni fata inkoni mu yisangiye nizajya gucika nyine ubwonko niyo bene wanyu nigucika nyine ujye ubyimenyera uri kurira urarinanira n'isoni ntabwo ndi umukozi wawe Nadine aba ari uzajya uza gucunge nuko kubabarira uhema bwo mu rugo nanjye wowe we nani cyaza bene wanyu Karitasi krokodile nawe ndebe oho ngo dufite abavandimwe mu rugo kandi muzeze kiyeri igiparangoto we yadusize mu rugo ngo batwiteho ariko ikibazo ni kimwe nta n'umwe twitayeho muzeze kiyeri we yigendeye aturore aya basi katurore we icyari episode ya mbere kobwa araha yeah. reka bakwereka ku munsi wo kuwa gatatu nyakuno nakubwiye ngo bagasonga bikuta babandi baza mu rugo rw'abandi baje nyakuno hari bagasonga bikuta bagenzi baje mu rugo kandi yamenye ko muzeze kiyeri mu rugo adahari muzeze kiyeri nagahari ubwo muzeze kiyeri adahari agomba kuza gusura urugo uko yaje gusura urugo nanjye nkakubwira ni buriya nawe wibaze muzeze kiyeri aje akamusanga mu rugo no kuzana amapiki n'inyundo ewana ku giparangoto cye ntuzacikwe n'icyo cya kabiri kuva kuri Daymotions nk'uko bisanzwe kuri YouTube channel mwari kumwe na Robert ndabakunda ndetse na Nikama kawaida episode ya mbere y'ingaruka y'ikinyoma Robert Deya cyane kwamamaza ni 078 44 011 55 yaman